Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Dukomeje dusoma Bibiliya, tugeze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Uyu munsi turahera ku bice 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yohana umubatiza atuma kuri Yesu. Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12, avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yaho. Ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Abo bakigenda, Yesu atangira kuvugana n'abantu ibya Yohana ati, mwagiye mu butayu kureba iki? Urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Ariko mwagiye kureba iki? Umuntu wambaye imyenda yorohereye? Erega abambara yorohereye baba mu ngo z'abami. Ariko mwajyanywe n'iki? Kureba umuhanuzi? Ni koko, kandi ndababwira yuko aruta umuhanuzi cyane. Uwo ni we wandikiwe ngo, dore ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izakubanziriza igutunganiriza inzira. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga, kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana. Kandi niba mushaka kubyemera, ni we Eliya wahanuwe ko azaza. Ufite amatwi yumva niyumve. Ariko ab'iki gihe ndabagereranya n'iki? Bameze nk'abana bato bicaye mu maguriro, bahamagara bagenzi babo bati, twabavugirije imyironge ntimwabyina, twaboroze ntimwarira. Kuko Yohana yaje atarya atanywa, bagira bati, afite dayimoni. Umwana w'umuntu aje arya anywa, bagira bati, dore ni iki kirura cy'umunywi w'inzoga, inshuti y'abakoresha ikoro n'abanyabyaha. Ariko ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabwo. Yesu ahanurira ab'i Korazini n'ab'i Besayida, maze atangiriraho gucyaha imidugudu iyo yakoreyemo ibitangaza byinshi, kuko batihannye. Ati, Korazini uzabona ishyano, Betsaida uzabona ishyano, kuko ibitangaza byakorewe muri wowe iyaba byarakorewe muri Tiro n'i Sidoni, baba barihannye kera, bakambara ibigunira, bakisiga ivu. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka i Tiro n'i Sidoni hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta ibyanyu. Nawe Kaperinawumu ushyizwe hejuru ndetse ugeze ku ijuru, ariko uzamanuka ikuzimu, kuko ibitangaza byakorewe muri wowe iyaba byarakorewe muri Sodomu ibikiriho nanone. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka igihugu cy'i Sodomu kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushima Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko wahishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na Data, kandi ntawe uzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Matayo ibice 12. Yesu asobanura uburyo isabato ikwiriye kuziririzwa. Nuko icyo gihe Yesu agenda anyura mu mirima y'amasaka ku isabato. Abigishwa be barasonza, batangira guca amahundo barayahekenya. Maze abafarisayo bababonye baramubwira bati, dore abigishwa bawe ko bakora ibizira ku isabato.
nawe arababaza ati mbese mwasomye icyo Dawidi yakoze ubwo yasonzanaga n'abo bari bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yo kumurikwa amategeko atemeye ko ayirya, cyangwa abo bari bari kumwe keretse abatambyi bonyine? Cyangwa ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero, nyamara ntibabeho umugayo? Ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano. Iyaba mwari muzi uko iri jambo risobanura ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntimwagaya abatariho urubanza, kuko Umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Yesu akiza umuntu unyunyutse ukuboko ku munsi w'isabato, avayo ajya mu isinagogi yabo asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Babaza Yesu bati mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato? Niko bamubajije ngo babone uko bamurega. Arabasubiza ati ninde muri mwe waba afite intama imwe ikagwa mu mwobo ku isabato ntayikuremo? Mbese umuntu ntaruta intama cyane? Nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Maze abwira uwo muntu ati rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira kuba nk'ukundi. Abafarisayo barasohoka bajya inama ngo babone uko bazamwica. Yesu abimenye arahava, abantu benshi bajyana nawe abakiza bose, arabahana ngo batamwamamaza, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo dore umugaragu wanjye nkunda natoranyije, umutima wanjye ukamwishimira. Nzamushyiramo umwuka wanjye, azamenyesha abanyamahanga ibyo gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza, ndetse no mu nzira ntawe uzumva ijwi rye. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, kugeza ubwo azaneshisha gukiranuka kwe, kandi izina rye abanyamahanga bazaryizigira. Yesu akiza umuntu wari ikiragi akaba n'impumyi, maze bamuzanira impumyi yari ikiragi itewe na dayimoni, arayikiza. Uwari ikiragi avuga ubwo kandi arahumuka. Abantu bose baratangara baravuga bati mbese aho uyu si we mwene Dawidi? Ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Belizebuli umutware w'abadayimoni. Amenye ibyo bibwira arababwira ati ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ntibigumaho. None se Satani niba yirukana Satani ko aba yigabanyije ubwami bwe buzagumaho bute? Nanjye niba ari Belizebuli umpa kwirukana abadayimoni, abana banyu ninde ubaha kubirukana? Nicyo gituma ari bo babacira urubanza. Ariko umwuka w'Imana niba ari we umpa kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana buba bubaguye gitumo. Umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kuboha uwo munyamaboko? Ko ari bwo yabona uko asahura inzu ye. Uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateranyiriza hamwe arasandaza. Nicyo gituma mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka umwuka ni icyaha kitazababarirwa. Kandi umuntu wese usebye Umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebye Umwuka Wera ntazababarirwa, naho haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Nimwite igiti cyiza n'imbuto zacyo muzite nziza, cyangwa nimwite igiti kibi n'imbuto zacyo muzite mbi, kuko igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Mwa bana b'inshiramwe, mwabasha mute kuvuga amagambo meza muri babi? Ibyuzuye mu mutima nibyo akanwa kavuga. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. Kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Yesu yima abafarisayo ikimenyetso. Nuko bamwe mu banditsi n'abafarisayo baramusubiza bati mwigisha, turashaka kureba ikimenyetso kiguturukaho. Nawe arabasubiza ati abantu b'igihe kibi bishimira ubusambanyi, bashaka ikimenyetso, ariko nta kimenyetso bazahabwa keretse icy'umuhanuzi Yona. Nk'uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi,
niko n'umwana w'umuntu azamara iminsi 3 n'amajoro 3 ikuzimu. Ab'Ineneve bazahagurukana n'ab'iki gihe ku munsi w'amateka, babatsindishe kuko bihannye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona, kandi dore uruta Yona ari hano. Umugabekazi w'igihugu cy'ikusi azahagurukana n'ab'iki gihe ku munsi w'amateka batsindishe, kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo, kandi dore uruta Salomo ari hano. Dayimoni iyo avuye mu muntu anyura aho adafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura, akavuga ati reka nsubira mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga irimo ubusa, ikubuwe, iteguwe. Niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo, ibyo hanyuma y'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niko bizaba ku b'iki gihe kibi. Bene wabo wa Yesu akivugana n'abantu, nyina na bene se bari bahagaze hanze bashaka kuvugana nawe. Umuntu aramubwira ati nyoko na bene so bahagaze hanze barashaka ko muvugana. Nawe asubiza ubimubwiye aramubaza ati mama ninde na bene data ni bande? Aramumbura ukuboko agutunga abigishwa bati dore mama na bene data. Umuntu wese ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Matayo ibice 13. Uwo munsi Yesu asohoka mu nzu yicara mu kibaya cy'inyanja. Abantu benshi bateranira ahari, bituma yikira mu bwato yicaramo, abantu bose bahagarara mu kibaya. Abigisha byinshi abacira imigani, aravuga ati umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa mu kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza, zera imbuto, imwe 100, indi 60, indi 30, bityo bityo. Ufite amatwi niyumve. Abigishwa baramwegera baramubaza bati ni iki gituma ubigishiriza mu migani? Arabasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Igituma mbigishiriza mu migani ni iki, nuko iyo barebye batitegereza, niyo bumvise batumva kandi ntibasobanukirwe. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoyeho ngo kumva muzumva ariko ntimuzabisobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona, kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza, ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, badahindukira ngo mbakize. Yesu asobanura umugani w'umubibyi. Ariko amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko abahanuzi benshi n'abakiranutsi bifuzaga kureba ibyo mureba ntibabibone, no kumva ibyo mwumva ntibabyumve. Nuko nimwumve umugani w'umubibyi. Uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubi araza agasahura ikibibwe mu mutima we. Uwo ni we usa n'izibibwe mu nzira. Kandi usa n'izibibwe ku kara, uwo ni we wumva ijambo, uwo mwanya akaryemera anezerewe, ntagire imizi muri we, maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Kandi usa n'izibibwe mu mahwa, uwo ni we wumva ijambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Kandi usa n'izibibwe mu butaka bwiza, uwo ni we wumva ijambo akarimenya, akera imbuto, umwe 100, undi 60, undi 30. Umugani w'urukungu mu masaka. Nuko abacira undi mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he?
ati umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mu isarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu muruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Umugani w'akabuto ka sinapi n'uw'umusemburo. Abacira undi mugani ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'akabuto ka sinapi. Umuntu yenze akakabiba mu murima we, nako ni gato hanyuma y'imbuto zose, nyamara iyo gakuze kaba kanini kakaruta imboga zose, kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika ibyari mu mashami yacyo. Abacira undi mugani ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore yenze akawuhisha mu myariko 3 y'ifu kugeza aho iri busemburwe yose. Ayo magambo yose Yesu ayigisha abantu mu migani, kandi ntacyo yabigishaga atabaciriye umugani, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore ngo nzabumbura akanwa kanjye nca imigani, nzavuga amagambo yahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Maze asezera ku bantu yinjira mu nzu. Abigishwa be baramwegera bati dusobanurire umugani w'urukungu rwo mu murima. Arabasubiza ati ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu, umurima ni isi, imbuto nziza nizo bana b'umwami, urukungu ni abana b'umubi. Umwanzi warubibye ni umwanzi, isarura n'imperuka y'isi, abasaruzi ni abamarayika. Nk'uko urukungu rurandurwa rugatwikwa, niko bizaba mu mperuka y'isi. Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi, babikure mu bwami bwe, babajugunye mu itanura ry'umuriro, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Icyo gihe abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa Se. Ufite amatwi niyumve. Umugani w'izahabu n'imaragarita n'urushundura. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima. Umuntu azigwaho arazitwikira aragenda, umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umutunzi ushaka imaragarita nziza. Abonye imaragarita imwe y'igiciro cyinshi, aragenda agura ibyo yari atunze byose ngo abone kuyigura. Nuko kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'urushundura bajugunya mu nyanja ruroba ifi z'amoko yose. Iyo rwuzuye barukururira ku nkombe, bakicara bagatoranyamo inziza bakazishyira mu mbehe, imbi bakazita. Uko niko bizaba ku mperuka y'isi. Abamarayika bazasohoka batoranya abanyabyaha mu bakiranutsi, babajugunye mu itanura ry'umuriro, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Ayo magambo yose aho murayumvise? Baramusubiza bati ye. Arababwira ati nicyo gitumye umwanditsi wese wigishijwe iby'ubwami bwo mu ijuru agereranywa na nyiri urugo utanga ibintu bishya n'ibya kera abikuye mu bubiko bwe. Yesu asuzugurwa n'abo mu gihugu cy'iwabo. Yesu amaze kubacira iyo migani avayo, ajya mu gihugu cy'iwabo, aheraho yigishiriza mu masinagogi yaho. Bituma batangara bati ubu bwenge n'ibitangaza uyu yabikuye? Mbese harya si we mwana w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya? Na bene se si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda? Bashiki be nabo bose ntiduturanye? Mbese ibyo byose yabikuye? Ibyo birabagusha. Yesu arababwira ati umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu nzu yabo. Aho Yesu ntiyakorerayo ibitangaza byinshi abitewe n'uko batamwizeye. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo duhere ku bice 14 byo muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu.